hano tunga ari hano tunga wowe woka gutunga ku giti we tunga vayo amenshi ugira Igo yari yayifunguye twaje hano kuri live tunga nawe yafunguye live yiwe ubwo ngira ngo abantu bose barabwete hari ababicariye none ayisaza hano karibu tunga nuwahe tunga nuwahe na uzamwumva Shakira aramuzi namukubwira tunga Shaki tunga ni wa mugore utukana aratukana niyo mundika jorora oya uriya naramubonye sanga afite ibibazo byinshi cyane mureke no mbabwire hano dufite ikigo cyita ku barwayi bo mu mutwe iva gusobanurira tunga ikindi uwo kisekanye se shaho utazi ibintu bya politike w'umusivili uri aho ngaho shaho siviliyani igihugu cyawe muretse igihugu ejo bundi kiba cyari kiri mu mirwano arangije ajya muri anniversaire ya murumuna we alors umuyobozi wacu se yaryama ajya muri anniversaire ya murumuna we umva gatoya haba abakongomani bari mu Rwanda mutekane haba abarundi muri mu Rwanda mutekane ariko mureke babwire biratangaje kubona ibihugu byinshi iyo abanyarwanda tugeze nk'ibi bya Kongo na hehe bababuzabuza mu Rwanda ninde bari bwabuze umutekano w'umukongomani cyangwa w'umurundi ntawe nuko perezida wanyu muvuga ngo twihaye mureke mbabwire ntabwo tuba twamwihaye ibyo yavuze amagambo turayapostinga nkuko natwe dupostinga ayuwacu ngaho ni mumbwiza ukuri namwe ubwanyu ni hari ibyo mujya mwumva mukumva murasetse tubwizanye ukuri ujye tubwizanye ukuri mukumva murasetse ntabwo mwamubonye yemeye icyaha agapfukama bakamusengera none se nindabonye umugore we yambaye umupira wanditseho M23 Rinira uretse ikindi ejo bundi ntabwo yari mu nama kuri Zoom n'abaperezida bagenzi be akabura interinete ariko uretse gato naza kugibagirwa dore ko nanjye mu mutwe wanjye byicanze gira vuba nanjye ntaribagirwa cyane uretse gato nabona guca mu ijambo uretse gato nkubwire urabizi neza yuko perezida w'u Burundi last time sinzi ngo ikipe niba ari ya basket yari igiye gukina yikura mu mukino kubera ko ngo banze yuko bambara mu mupira wanditseho Visit Rwanda imagine oya nta kibazo namwe muzane Visit Burundi ntari bishushu ntaribi nibazane Visit Burundi murahari nta kibazo ubundi jewe mbabazwa mureke mbabwire Rwanda Urundi nta kibazo tuvuga ururimi rumwe nta hantu dutandukaniye mureke tureke gushwanisha n'abaperezida banyu batagira interinete babaza ngo uragira icyo uvuga ngo problem ngo ya connection ni ibibazo bateka abanyarwanda ngo iyo bamubwiye gukora ikintu ntagikore ngo yatamuteka mu ngunguru ariko se akosha disi ariko disi ubanza abo bantu bafite n'ihungabana masikini ariko sha uzi kuba utaji wanyu ariko Brian mbabarungiza ukuri gute umugore atagira ihungabana ari mu nzu wenyine nta mugabo agira ararera abana arirerana abana n'indongora nitunge agura abagabo kugira ngo abone ibyo byishimo umuzungu amucira mu kanwa kugira ngo arye abona ko gashahara depression bafite mwebwe murayizi ariko nago bavuze ko baje kwishimisha hano nta muntu uzigera aza kwishimisha ku gihugu cy'u Rwanda ngo mutumugwa amahoro icyo cyo kirazira kikanazirizwa icyatwaye ubugufi bwanjye icyatwaye uburebure kikansigira ubugufi bazakibona kuri ino mihanda bazabirirwa bantuka ngo ndihuta we ngo ndihuta yamyutinze DJ Brian unmute your microphone okay muranyumva murakoze ndabashimiye abantu mwese muri aha nukuri ni igikorwa cy'indashyikirwa dukoze cyangwa hari n'ababitangije haba bo kuri basaura cyaryamye kuri Twitter n'abarameke twajyaga tubibona Shakira aza hano baramwataka ibibazo biravuka ariko twamaze kubona ibintu byinshi hari abantu twicaraga tukavuga tuti turahera hehe turavuga iki ubu rero dufite ibyo kuvuga kuko dufite aho kuvugira biratangaje kumva aho mwicara mukavuga ngo u Rwanda nta rwisanzure rwo gutanga ibitekerezo rufite
nta muntu urazira ko yatanze igitekerezo. Tujye tubwizanya ukuri, nta munsi ntavuga, abandi bose hano mwese muravuga, abantu mwese mubona abantu batanga ibitekerezo kuri YouTube. Umuturage yatanze igitekerezo runaka kirakirwa. None aba bantu rero bavuga ngo ku Rwanda nta mutekano, bajujubya abantu, mugerageze rwose, mugerageze, mwige, munabanze, munabaze, munatubaze, ariko munatinyuka, ariko munatubaze hano tubasubize. Ikibazo cyari gihari cyari cyo kuvuga ngo natwe tukacibwa intege na bagenzi bacu. Wagira icyo uvuga undi akaza ati uraje uje kwijandika muri politike, ibyo ngibyo bikuye he? Mwabana mwe murashyanuka, nimureke dushyanuke dukora ibyiza, nimureke dushyanuke tuvuga ibyiza. Nushyanuka uri kubwiza umuntu ukuri. Nimba umuntu avuze ngo nta mutekano igihugu gifite, dufite amakuru ashingiye ku bimenyetso. Twebwe ntabwo tuzaza tubatuka nk'uko kwanyu, mureke tubabwize ukuri, kuko nta yindi shuwa mufite uretse kuza mutukana. Nukuzana amakuru ashingiye ku bimenyetso. Nimba muvuga ngo u Rwanda nta mutekano dufite, dusagurira umutekano amahanga, turi kumvikana. Sinzi n'impamvu mutiga. Nimba mwarabonye ejo bundi intambara yabaye muri Kongo, nimba itarabigishije ibintu byinshi, bamwe baranasibye, bari babuze aho baca. N'utwo dutaro niyo mwari kuba mudufite, nta hantu twari kuguruka basha. Ntago u Rwanda ari rwo rwabahaye aho muca. Ntimwari mwanze bamwe kunahacisha imirambo yanyu ngo mwaba mwisuzuguje. Finally siko byagenze. Iki abari bari kubuzabuza abantu muri Kongo, sibyo? Mubuzabuza abantu imyaka na yindi, bahora bikoreye udufuka, umwana ku rutugu, undi mu ntoki, undi kunda, ngaho mukivugisha. Ariko ubundi mbabazi, mukora ryari, murya ryari, muryama ryari? Igihugu cy'u Rwanda cyababujije guhumeka kubera iterambere ririmo. Babuze amahoro pe, barayabuze amasiki. Ntabwo ikindi erega n'igihe geraho nkanabagarukira. None mwakora kahe kazi? U Rwanda uko bwije nuko bukeye dutera imbere, urubyiruko rwaho rutera imbere, turi kumvikana. Nta kuntu rero umunwa buriya ntibuguhe iyo buvugije induru bwima amatwi. U Rwanda ntirwagendeye kuri uwo mugani. Baricaye, u Rwanda rwo kabyara, ubuyobozi bw'igihugu baricara, baravuga bati nimureke aba bantu bahite. Kandi bari bafite uburenganzira bwo kutanabahinzira, bakaborera aho ngaho muri ayo mashyamba. Ariko babonye yuko batagomba gukora nk'uko mwebwe mukoze. Wayi mudashobora no kwiga? Kubera iki mudashobora? Mudashobora no kuvuga muti igihugu turakiziza iki? None ndashaka kubabaza, munashatse n'ikintu mushobora kuvuga, mureke mbabwize ukuri pe. Buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo kunenga. Buriya tujye tubwizanya ukuri, mwabantu mwebwe mwumva yuko mugomba kuba muri aho ngaho muharabika u Rwanda. Umva rero, ubu ngubu twakenyeye, twiteye, twasanze abantu guhora tubabwira, twandika, natwe turaje tuvuge. Muzajya muvuga ku wa mbere, ku wa kabiri tuvuge. Turi mu bihugu muri East Africa, mbabwire rubyiruko. Hanyuma nimubasobanurire n'aba bantu impamvu yo gukorera kuri TikTok. Ikindi niyamye buri muntu wese uzaza kuza muri inbox yanjye ngo yego ngo wijanditse muri politike ngo uraje, nanjye ndabiyamye, ndakwiriye mbaye mbishimye narabiraye hirya. Ubu rero tugeze ndabiyamye, turi 3:28, nanjye ndabihanangirije. Igihugu cyacu mureke mbayerekerera, igihugu cyacu dufite ubuyobozi 100%, dufite umutekano, jewe ntago nzi gufata imbunda niwambaza uko isa sinabivuga. Ariko wowe wicara ahangaha ukaza ukabwera utukana, tuzabasubiza. Mwahweje muvuga ngo abangaba baba bisimbiye, ngo ntago bashobora kuvuga, ngo mukazana izo ngengabitekerezo zanyu. Ngaruke ku rubyiruko rero bashaho, mwebwe namwe mwirirwa mudashaka gukora, turwanya amafaranga ngo muze muri comment, ibitekerezo byiza bakaturwanya. Babwire bene wacu, ari abana turi kumwe kuri tere, ari abana bazukuri, aho kugira ngo badushyikire bakadutuka. Umva, mwebwe muza muri fake account ngo babahaye amafaranga, mwebwe muza muri fake account ngo ni bene wanyu baturamye aho ngaho bavuga ngo yego. Umva, muze muri konte zanyu,
ariko muri postinge muhagaze no mu mihanda di tunababona yego mana baragaragara se we baragaragara kwigaragaza ese ubundi ko njya mbona ngo baba hanze bakarabya bipostinga zinagira telefone muze muri konte zanyu muze mu mazina yanyu natwe turahari ubu ngubu tugiye kwambarana kuko ntabwo murazajya kuvuga ngo ngiye guhagarara ku mupaka mube muretse gato ntabwo umuntu azatekereza akavuga ngo ni bande bari buze kujya gucunga umutekano kuri uyu mupaka ngo aracunge no kuza kureba uwo mukankiko uri mukankiko koko ngo yiyise Sylvie yewe ubu yitwa Sylvie ubu yitwa ngo Sylvie kandi ni mukankiko y'agacika muze muri konte zanyu ikindi ariko ubundi mbabazi Paul Kagame perezida wacu reka tubivuge gutyo abaryaye abatwaye iki dore impamvu mu mwanga yakuye u Rwanda mu icuraburindi alors tugaruke imitima yanyu yayobye ntabwo mwumva ko nimba abanyarwanda batuje batekanye bitabatera n'ishyari turisanzuye ahuza mwumve mwebwe ibintu mudashobora no gukora ahuza abantu bishe n'abiciwe kabisa murumva ati ku Rwanda bimeze gutya dukora iki ahuza abantu haza agacaca yo mwebwe muraho muri gusakuza uyu musaza twamunganya iki mu by'ukuri n'abamufasha ninde uzamudukuraho se ahubwo mu by'ukuri reka mfite amakuru n'amakuru ufite muzi igihe bamwiciye ko bahora yapfuye banza wumve ikintu gisekeje ngo barashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bakamanika idarapo ngo rya Kongo cyangwa ry'Uburundi ayo madarapo yanyu ubwanyu namwe ubwanyu bababwiye bababajije mission na vision na valeri z'ibihugu byanyu ntabyo musubiza mubura interinete turumvikana nubwo madarasa neza uretse gato uretse Rwanda rwigeze kuzimya umuriro uretse gato oya buretse ntarakibagirwa aka kantu shatu we yewe tungura hawe u Rwanda rwigeze kujya kuzimya umuriro i Burundi murahari ubu noneho muramutse muhiye imodoka zaza kubatabara zaca babarira gusobanurire tunga ndakwinjize tunga ari hano ukabyara uretse bataravuga tunga oya tunga niyicara aha twongere tumusubiriremo buretse gato muribuka i Burundi hashya muribuka yuko u Rwanda ariko mureke mbabwire cyangwa u Rwanda kubera ko ruba rukorera n'icyiza banza uvuge ko neva Bunyoni yari agiye kumutera kudeta agakizwa n'u Rwanda turumvikana mureke mbabwire ko bari ibishanga umva mureke mbabwire buretse shangaze babaratunga wimuvaho jiya buretse kuva kuri tunga ariko uwo tunganya gutungwa ku giti shahu waretse nkababwira ibyo u Rwanda rwakoze buretse banza mu gusobanurire kuko aje none hatunga mbabarira ariko tunga yamaze kutwumva ubwo yari muri feka account arigaragaje ariko bititunga akagira ngo umva ja hari umuntu ushaka kuza akagira ngo vuga uwo tunga ndaje gato buretse hari abantu baza bakajya muri comment zanjye bakavuga ngo Fina ngo kuki wamwihaye ngo kandi abavuga ukuri Fina icyambere yihakana ko atari umunyarwanda yihakana ko adakunda u Rwanda n'abanyarwanda ese niba utabakunda utanagira nanjye nshobora kwiga icyongereza bakagira ngo ndi umunyamerika cyangwa ikindi kintu wenda nawe wize ikinyarwanda niba udakunda abanyarwanda udakunda n'u Rwanda uraruhoza mu kanwa ushaka iki kandi ukabakunda icya kabiri njye ndibaza hari ikintu kimwe yavuze kugira ngo ayobye abanyarwanda aravuga ngo ikintu kimubesheje Burayi ngo nuko ngo hari abanyarwanda bari kwicirwa Mozambique abo banyarwanda bari bicirwaga Mozambique babaye gupfi bapfiragayo habaye yihe nambara icya kabiri ayobye abanyarwanda ababeshya ko ngo mu Rwanda ngo habaye ngo genocide ngo hakaba ngo n'intambara we yarayiboneye ibyo bintu bibiri byabaye gute Sylvie niba na Fina tunga washyano bayo hano vuge
arahari arahanga ese fi mana none asana na request turakuzamura nkuko n'abandi ujya ubazamura ibintu ukatuboroka twe ntabwo tukuboroka zamuka uzi dusana ibyo bintu bibiri hagati ya jenoside yabaye niyo ntambara kuvuga uyobya abantu gusa. andi makuru nabahereza mutari muzi reka mbabwize ukuri perezida wa Kongo Kisekedi perezida wacu niwe wagiye amuhereza connection zo mu bindi bihugu ni nawe wamusabiye kugira ngo agende muri East African Community uri kumva niwe wakomeje nyine kumurwanira ishyaka amushyira ngaha amucomeka ngaha badanje arangije ati ngewe ntahaye wazarendo intwaro ntabwo byaba ari byo ngwe bikina shaka nuko uzabona idarapo rye riri kuzamuka ahangaha hejuru abasirikare bacu bari ku mupaka baramuhabya ari abari ku mupaka gusa ibaza noneho abari mu butumwa bw'amahoro ukuntu bangana ibaza bari hanga mu gihugu badashaka no kuvuga n'akantu kamukuntu bangana ariko abari ku mupaka baramuhabya akarara atigita yakujeho urubyiruko internet arababwira ngo nabo bagomba gukoresha ngo X uri kumva bavaho arabatorongeza ariko nabo yakuraho internet yose abo bapeti bose arimo abana bari Kongo bari hagati baguma bahabwa amakuru kuri WhatsApp bakagenda bayasharingana bamenye perezida wabo wa Rwanda niba umukongomani uri mu gihugu niba umukongomani n'umurundi uri mu gihugu ahangaha amerewe neza tujya tuvugisha ukuri kandi namwe mwabarundi mwe namwe mwabakongomani mwe muri ahangaha mu gihugu mujye muvuga ibintu byacu mubivuge neza mubwire bene wanyu ibintu bibabaho muza mubugara aho twakoreye murya show ducuranga indirimbo zanyu mutaha mu mahoro ibyo kuki mutabyandikira bene wanyu bari iyo bari aho ngaho mwebwe ko muri hano kuri tele ngo mubabwize ukuri bareke kuduhungeta